Ndagusuje kandi ngo ikaze wowe uhora kuri Elmo Pod. Ni iby'agaciro kuri wowe wakoze subscribe nawe utarayikoze ndagira ngo uyikore tujye tubana umunsi ku wundi. Nitwa Elmogene rero ni njye uri kuri mikoro ya mbere uri kubasuhuza ariko ntago ndi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye Mugisha Eri. Mugisha Eri nagira ngo tugaruke nk'uko bisanzwe tugaruka ku makuru ya siporo ariko nagira ngo twinjire muri ekipe ya Manchester United turebe ni ibiki birimo kuba umutoza Ruben Amorim yageramo uko iyi ekipe iri kwitwara. Ariko mbere ko dutangira nagira ngo banze nkubaze umeze fresh, everything is good? Ni sawa kabisa, nta kavura gake gake, nta kibazo kabisa, ibintu ni neza. Okay, so mu minsi ishize twagarukaga ku yarirukanye umutoza wari usanzwe yitoza Erik ten Hag bakazana uyu Ruben Amorim. Twari twiteze impinduka nyinshi muri ekipe pe. Ni ibihe bintu bya mbere yakoze ku buryo yose uvuga ati ewa umutoza mushyashya yahageze? Ten Hag agiye basizeho interim coach Ruud van Nistelrooy, ahita agaragaza impinduka nyine kuri match zose yakinye. Match yatanye amanota mashya ni match ya Chelsea yanganyije 1-1 na Chelsea. Ubundi nyuma ya Van Nistelrooy nibwo haje nyine Ruben Amorim avuye muri Sporting Lisbon. Ikintu we n'ubundi nk'uko yabivuze, itandukaniro yazanye, we yagaragaje densité. Abantu bose bavuga ngo nta muntu uzi nyine Ten Hag umupira akina, ngo ntabwo umupira Ten Hag akina ugaragara, ariko Amorim akiza yahise wagaragaza nyine umupira. Ntabwo yigeze ategereza cyangwa se ngo wenda bimusaba wenda kwitonda cyangwa kugira, we akihagera guhera kuri match ya mbere yatangiranye yo system itandukanye ya Ten Hag yakoreshaga. Ten Hag yakoreshaga 4-2-3-1. Ruben Amorim wese azana system n'undi ni 3-4-2-1. Urumva bitamusabye no kwirirwa avuga ngo wenda ngo arabanza ngo afate abakinnyi ngo abigishe ngo abanza bategereze nyine ko bafitinga muri process muri system. Wapi, we nyine yahise akora izo mpinduka. Ikindi kandi itandukaniro inyuma ubundi mbere Ten Hag wasangaga nyine kugira azajye gukora wenda agende wenda nka 3 goals clear, nyine arushe nk'ikipe wenda ibitego 3 wenda 3 ari nk'agashya. Ariko Ruben Amorim yakoze ikintu Ten Hag atigeze akora nyine mu gihe cyose yamaze muri Manchester United. Yatsinze ikipe ya Everton ibitego 4-0. Ikindi nanone ni ukuntu Ruben Amorim we nubwo bwose Ten Hag avuga ko nawe afite pressing, ariko nyine ntabwo yigeze ya ku rwego nk'urwo nyine Amorim nyine yagaragaje. Amorim yagaragaje pressing idasanzwe nyine. Urugero nko ku ikipe ya Manchester City arayitsinda, we akora agakene ko gutsinda Manchester City kuri derby ya mbere. Ubundi Ruben Amorim ikosa yakoze ni kuri Arsenal nyine yatsinzwe ibitego 2, ariko ahandi hose nk'umuntu yadapta utaramara igihe na ekipe agishakisha abakinnyi wenda abo yakishingikirije nka Mason Mount bakaba bafite imvune, wenda bakagaruka igihe gito Mount yasubiye mu mvune. Na Luke Shaw byagenze uko yaraje akina nka match imwe ngira ngo arongera basubira mu mvune. Urumva yahuye n'ibibazo. Hari n'abo yasanze wenda bari mu mvune nyine ntababone neza, ubu bisaba kugenda amenyeza gake nka ba Kobe Maino, kandi aribo n'ubundi barebaga ugasanga nibo bafatiye runini Man U. So ikindi kintu ni uburyo pressure press na itangazamakuru riri mu bintu nyine mu Bwongereza rishobora kwangiza umukinnyi, rishobora wenda no biterwa nyine biterwa n'umukinnyi ukuntu afata ibintu. Rishobora kuguhindura nyine rikakugira igitangaza, rishobora no kwangiza nyine rikagukura ku rwego rero nyine rikagushyira hasi bitewe n'ukuntu wowe uhita ubyumva nyine wenda iyo baguhaye ipinze bya hatari. So ni agashya twabonye. Rashford
na Garnacho babura kuri match ya Man City. Garnacho ariwe muntu baherukaga gukina na Manchester City ya FA Cup, final ya FA Cup, ari mu bantu nyine batsinze bakajya n'uruhare nyine akajya n'uruhare rw'igitego cya kabiri, yatsinze igitego cya mbere ajyana n'uruhare rw'igitego cya kabiri nubwo atari watanze assist, ariko niwe wakase centre kwa Bruno nyine ahereza Kobe. So urumva yari risk nyine yatunga abantu. Ikindi kandi Rashi niyo mukinnyi muri Manchester United ugira performance nziza nyine yawe n'amakipe yo muri Big Six nyine mu Bwongereza. Urumva Ruben Amorim nyine yakoze agashya atungura abantu, tubona Rashi atari mu kibuga, tubona Garnacho, ndetse binakomeye cyane batari mu bakinnyi 18. Mbega match bayirebeye, Rashi yayirebeye iwabo na Garnacho wenda asanga yarebe andi ko ntabwo ari mu 18. Ni Ruben Amorim we utayenda kuri pressure, na pressure ntaki, we akora ibyazi, kandi yagaragaje ko Manchester United ishobora kugaruka yahoze ikagira identite, ndetse bitamusabye n'igihe kirekire nk'uko abandi batoza bo basabiye. Ruben Amorim waravuga ngo dukeneye igihe ariko nta gihe dufite, so ibintu agahita bikora nyine bitamusabye atiriwe nyine ashaka igihe kinini, akabikora nyine ako kanya kuko azi ko nta gihe cyari nyine Man yaratsinzwe. Ubundi Paul Scholes ni umurejande wa Man, niwe numvaga avuga ngo amakosa yose ni aya Ineos. So Ineos bagombaga kureactinga nyine mbere muri pre-season mu mpeshyi nyine iheruka, bagashaka nyine umutoza usimbura Ten Hag, kuko Ten Hag nyine n'ubwo bwose yavugaga ko Man yatwaye FA Cup, akavuga ko Man yatwaye ibikombe 2 mu myaka 2, akavuga ngo n'undi najya handi ngo azatwara ibikombe kuko nicyo kora nyine. Urumva byari byiza nyine kwigira icyizere, ariko nanone ku ikipe ya Manchester United ntabwo wayireshya kubera FA Cup na Carabao Cup. Manchester United ni ikipe yari ikeneye nyine ibikombe byiza kandi ikaza no kwameza. Urumva ikipe yasoje ku mwanya wa 8 nyine byari ikibazo. Okay, uyu mutoza ni umutoza nk'uko wari wigarutseho kuri match ibanza kuri derby we ya mbere, yashyize hanze Marcus Rashford ndetse na Alejandro Garnacho. Ariko nagira ngo nkubaze kuri iki kintu, bamwe mu bakinnyi ubona ko amaze guprefera akigera muri United, yahise ashima umukinnyi witwa Mason Mount. Ariko Mason Mount ni umukinnyi tuzi ko ugira imvune nyinshi, n'ubu ngubu yaravunitse kuri la match ya derby. Undi mukinnyi uri kumufasha cyane ni umukinnyi witwa Amad Diallo. Kontra yiwe iragaragaza ko izarangira mu mpeshyi ya 2025. None Amorim afite ubushobozi bwo guhita yegspandinga contract ya Amad Diallo. Ikindi igisubizo aragikura hehe cya Mount, aragishaka muri nde mu bakinnyi afite, cyangwa biramusaba kujya ku isoko? Kujya ku isoko n'undi Man irabikeneye byo, ariko Ben Amorim ni umuntu abonye nyine iriya systeme yazanye ni systeme, nubwo wavuga ngo ntabwo abakinnyi nyine baremewe gukina nyine iriya systeme, ngo niyo mpamvu nyine wenda atabonamo karite zo kuyikina, ariko njye mbona iriya systeme ahubwo ariyo yashobora nyine abakinnyi ba Man, kandi bose bakanakora rotation nyine mu buryo bushimishije, ku buryo umukinnyi wese nyine abona iminota yahagije. Kuko urugero nk'ubu ngubu, mbere ubundi wasangaga hari umukinnyi rwose bizwi ko kujya azajye mu kibuga ari uko abakinnyi babanza kugira ikibazo wenda akajya nk'imvune cyangwa amakarita cyangwa iki, ariko ubu ngubu mu gihe gito yamaze, ntekereza ko buri mukinnyi wese uri muri squad ya Man U, usibye bari apeti nka ba Kobitoira, bari abana nyine nibo batabona wenda nk'umwanya, ariko abandi bose bari mu ikipe nkuru yagerageje kugenda bakinisha. Niyo mpamvu numva abakinnyi bo nyine yabashaka kongera imbaraga muri squad, ariko nanone
nyine baza bagahatana n'abari, nicyo kintu ntekereza. Ntabwo nabonye nyine bavuga wenda ngo agira uwo atetesha cyangwa se wenda agira uwo nyine wenda ashyira inyuma, agira scapegoat. Nta scapegoat nigeze mbona ngewe. Ku kijyanye na contract ya Amad, hari icyo ashobora ku approaching ubuyobozi bwagikoraho cyangwa Ineos niyo izidiringira nabyo? Ku bushobozi bwa Amad n'undi yaravuze ngo ashatse yanasinyiriza abayobozi. Amad ni umupeti bazamuye mu kademi, n'ubu bose bamuguze mu Butaliyani, ni muri Atalanta, mu kademi ka Atalanta. ahubwo nyine urumva yaje ari mutoya, kandi none ni ekipe nyine wavuga nyine ko abantu bose baramukunda, abana baramukunda, kandi niko biri koko. Ni umukinnyi ukorana nyine, ufatanya n'abandi, ntabwo ari umukinnyi uri selfish. Niwe muntu nyine upasa muri mani, ari mu bapasa cyane, niwe muntu utanga ama assist nyine, ukabona nyine ko ntago yikunda kabisa. Amadi n'undi mani Manchester United baramukunda, kandi nawe nyine arahakunda. So niyo bamunekereza yuko Amadi nyine kongera kontra ntabwo bizagorana, kandi ikindi mani nyine mu makipe ahemba nyine abakinnyi bayo amafaranga nyine ahagije. Wenda ikintu Amadi wenda cyatuma wenda ava muri mani, wenda ari nko kuvuga ngo mani nyine igomeje performance mbi, wenda avuga ati wenda reka nshake wenda aho njya gukina nka Champions League. Ariko n'ubundi mani iramutse ubonye umutoza muzima, Champions League yagarukamo, kandi ntekereza yuko n'ubundi wenda uyu mwaka biragoye wenda, ariko nanone nubwo biracyanashoboka kuko amanota ari hagati y'amakipe nyine ni makeya, nubwo mani nyine iri inyuma cyane, iri muri nyuma ya kimwe cya kabiri nyine cya table kabisa. Ku bijyanye no guhindagura swadi yiwe, uyu munsi ukabona swadi yakinishije siyo ejo akinishije, akagerageza gukora impinduka nyinshi mu by'ukuri zishoboka. Si ukugira ngo igihe nikigera agiye kugaragaza abakinnyi ashaka, ubuyobozi azabwereke ko bose yabashije kubakoresha, yarababonye, abadakeneye ntabwo abakeneye, abasohore, noneho abone uburyo bwo kwinjizamo abiwe yishakiye. Ntabwo ari yego, ni head coach, ntabwo ari manager. Urumva ubushobozi afite bwo kugura abakinnyi ntabwo ari kimwe n'ubwo Ten Hag yari afite. Nyine bamugabanyirije nyine ubushobozi bitewe n'ikibazo wawe nacyo. Ugasanga Man U byagaragaye yuko Ten Hag transfer ze yakoze hafi ya zose ntabwo zari zinyuze mu mucyo. Niyo mpamvu byagize ikibazo kuri Amorim, kubera nyine niwe wamusimbuye. Nyine yaje nyine asanga baravuga ngo once bitten twice shy. So kuva Man U yarahuye n'iki kibazo mbere, byatuye nyine batekereza ko bagomba nyine guhindura uburyo nyine transfer zikorwamo, kubera ko ubundi na mbere yuko Ten Hag aza byari bitandukanye nuko nyine byagenze. Ten Hag yarabwiye ati mbere yuko tugiye tuvugana mubanze muhindura uburyo nyine mukora. Nka Anthony Oregna Sosha yamudirinze muri Ajax kuri $25 ariko Ten Hag we yaza akamugura nka $100,000, kumva nyine ni ibintu nyine bidasobanutse. So kavuga ati umuntu uko nyine urumva muri data z'ikipe nyine, muri historique biba birimo n'ubundi deal zose bagiye bakora, iziri gupendinga, izarangiye wenda izo bafite muri plan. Urumva byose babirimo, n'undi akaba biza ugasanga nyine aragereza agura umukinnyi kuri $100,000. So ni ikibazo nyine cyahangayikije nyine Manchester United, ugasanga basesagura amafaranga menshi ku bakinnyi nyine badahwanye n'izo karite, kandi ugasanga nabo baraje, ugasanga nyine nta yenda cyabo nyine. Ugasanga ikifite abakinnyi beza, ugasanga hari abakinnyi beza wenda n'abeza kurushaho, aho ugasanga nyine bo bagiye bazanye umukinnyi utari kuri calibre man, kandi bamuguza amafaranga arenze ayo bari kugura wenda wari uri kuri calibre. So ni ikibazo nyine Manchester United cyatumye ijyana performance mbi, usibye ko nyine urumva bigahura nuko n'umutoza nawe wenda umupira yakinaga abantu bavuga ko nyine udasobanutse.
bituma nyine bahindura iyi systeme yo kugura. So niyo mpamvu Amorim ni head coach ntabwo ari manager. Niyo mpamvu we kugira ngo azajya abona umukinnyi ashaka bizajya bimugora, kubera ko bizaba bisaba inzira nyinshi, bisaba nyine kubisaba akerekana projet n'ukuntu azafitinga muri squad. Ariko kiza cya Amorim nabonye we nta bintu byinshi akeneye, byinshi nta kwibanda nyine ku byahasanze, ibyinshi nyine abyifitiye mu mutwe we. Icyo nabonye umukinnyi wese yamukoresha nyine akamubyara umusaruro, nk'uko yabikoze kuri ba Victor Gyökeres bakajya ku rwego rwo hejuru, nk'uko yabikoze kuri Petit w'umudefenseri muto cyane wazamukiye mu kademi ka Sporting, nyine akaba ari ku rwego rwo hejuru. Niwe wazamuye abakinnyi benshi nyine ba Sporting. Sporting yari ifite abakinnyi bafite quality nyine tu. Nicyo kintu mbona nyine, nicyo kintu mbona Ruben Amorim akora. We abakinnyi bose agerageza kubakoresha kuko iriya systeme nyine irabimwemera, kandi ubona bose bakina neza. Ubona John Evans ajya mu kibuga, ni umusaza arashaje, ariko ugasanga afite performance nyine ziri ku rwego rwo hejuru. Nyine bikugaragariza yuko ntago aruvuga ngo wenda ni ukugaragariza wenda Ineos ngo bazamuhahira abakinnyi wenda azababwira bitewe n'uko yagaragaje abakinnyi bose, ahubwo nyine nuko ni systeme ikorera, kandi ni rotation. We ikintu yanga no muri Manchester United yahoraga nacyo, usanga Manchester United ifite squad nyine yakari nini, n'ubwo wenda karite nyine idahagije, ariko squad y'abakinnyi ikaba ifite benshi. Ariko ugasanga nk'igihe kirageze, ugasanga ikipe hafi yose irahengetse, ugasanga muri Casemiro, ugasanga right back hariho nk'umukinnyi kumva nyine ntibishoboka nyine. Ikipe yose hafi yose irahengetse, icyo ugasanga Ten Hag yigeze no kujya afata no gufata muri match ya Europa, ngira ngo afata Mazraoui akamugira playmaker nyine, akamushyira nko wenda ni attack midfielder nimero 10 nyine, abantu bose bakagwa mu kantu. Ariko nyine Ruben Amorim w'ikintu akora ni rotation. Uyu mukinnyi atazagira ikibazo wenda cyo kunanirwa cyane ngo yakinye imikino myinshi, bose nyine kandi afite squad ni bose nyine akabakora rotation. Niko mbibona, niyo mpamvu ni rotation yarasanzwe akora naho yahoze, cyangwa ari kubikora ubu ngubu muri Man kugira ngo arebe ko yabona 11 biwe. muri Sporting match za Sporting nagiye ndeba, wasangaga nyine line up itagipfa guhinduka. Yari abafite abakinnyi be ba Gyökeres hafi y'abakinnyi bose, wasangaga nyine ari abakinnyi azibe badapfa guhinduka. Kuba yagera muri United asa nk'uwakoresheje abakinnyi hafi ya bose, gusa abarimo Rashford bigaragara ko atari kwishimira imyitwarire yabo, ndetse na Garnacho. Uze ko aba bakinnyi bashobora kuba abambere mu bazasohoka, cyangwa ni ukubaha igihe cyo kwitekerezaho ngo bagaruke neza. Rashford we yaravuze, yamaze gutangaza yuko niba ngombwa kananasohoka yiteguye kwakira challenge nshyashya, ndetse no gukomeza urugendo rushyashya. Aba bo uko ari kubana nabo ni ibintu umuntu yasobanura gute? Uko ntekereza reka mvuge kuri Rashford, yavuze nyine ngo yiteguye new challenge. Ntabwo ntekereza ko yiza avuga ngo yiteguye nyine gusohoka muri Manchester United. Wenda new challenge na wenda nabo bahanganye wenda amutwara umwanya, niko nge nabitekereza, kubera ko Rash ari mu makinnyi nyine kwanza kuva Amorim yagera nibwo mbonye Rash wenda byaba nko kugaruka kwa Rashford, kubera yuko amaze kugira uruhare rw'ibitego birenga 3 byose. Kandi urebye mbere yuko Amorim agera muri saison, Rash ntago yagaragaraga nyine apfa gutsinda, nyine byabaga bigoye cyane. Ikindi kandi nuko challenge usibye wenda icyo bamusabye arakizi, keretse wenda niba bibona nk'uko wenda mugenzi we n'ubundi Sancho nawe yabibonaga. Ariko ntekereza ko iyo umutoza akinisha abandi, mba numva ko nyine n'umukinnyi wundi yamukinisha nta kibazo mbona Rash yagirana na Amorim, usibye ko wenda yavuze ngo
imyitwarire uko bitwaye nyine bari kumwe n'abandi bakinnyi, wenda nicyo kintu atigeze ashima bondi iri hagati yabo n'abandi bakinnyi. Ariko kuri Garnacho ho ntekereza ko ikibazo cye cyatangiye nyine ahantu yatangiye yenda gupfira mu mutwe. Ni match yari igiye kuba umufana akirikode nyine amugira inama Garnacho ntibimushimishe, bigatuma atsinda igitego. Twari tuzi Garnacho ukunda guserebura ntaserebura, ariko bose statistique zabo ntabwo statistique mbi zaba ari mbi cyane kuko watekereza nyine gusohoka mu Manchester United. Kandi ikindi nabo nyine barakunda, usibye nyine ko nta bibazo byo muri Man biri gupfa kurangira nyine muri iki gihe nyine ni ibihe bibi nyine bya Manchester United. Ariko ntekereza yuko ntago bazapfa gusohoka, kandi nanone nk'umushahara usanga bafata ahantu hapfa kubona ni keretse ari nko mu Barabu, kandi ntabwo nigeza ko hari n'umwe muri bo nyine utekereza kujya mu Barabu. Ndatekereza ko nge baracyari n'ahantu benda kujya, yaba Rashford na Garnacho. Nibyo rero kuri Man U ku byavugwaga kuri Rashford ko yasohoka muri ekipe akaba yakerekeza ahandi, ndetse n'uwitwa Alejandro Garnacho. Turagushimiye rero wowe ubana natwe, kora subscribe, usharinge, ndetse comment yawe nayo turayikeneye.